Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe abaragwa b'ijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese wemera akizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese uzi yuko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu n'izuka bya Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM 93 n'igice kimwe buri wa kane guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1, no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugeza saa 2. Ntucikwe kuri 93 n'igice kimwe Fine FM mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Ijuru ntirikorerwa, ndetse n'abakunzi ba Radio Fine FM muri rusange. Turabasuhuje cyane, turizera ko muguwe neza, nubwo tubizi neza ko kugubwa neza nyakuri bishingira kuri Yesu Kristo, ariko nta nicyo gituma turi hano, no kugira ngo buri wese amenye uburyo yakwiyunga n'Imana biciye kuri Kristo, bityo anahabwa kugubwa neza nanone ari we biciyeho. Ni ya saha rero mumenyereye, isaha y'ikiganiro Ijuru ntirikorerwa, aho muba muri kumwe n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bababwira inzira imwe rukumbi Imana yagennye ihuza umuntu n'Imana, bityo umuntu akabaho abeshejweho n'Imana kandi aguwe neza, nanone abikesha kunga ubumwe n'Imana. Muri studio rero muri kumwe na Emile Nshimiyimana, umuvugabutumwa bwiza w'ubuntu bw'Imana, ariko nanone sindi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe nawe ngira ngo abibwire ubundi dukomeze kuganira ariko twanamenyanye. Imana ishimwe. Murakoze muvandimwe, nanjye ndi Nzayino Frederic. Nshimiye Imana ubu buryo n'uyu mwanya itanze bwo kugira ngo dukomeze kuganira n'inshuti zacu. Yego. Ijambo ry'ubutumwa bwiza mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Yego. Kugira ngo mu by'ukuri abantu bari mu isi, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagire ihumure ariko ridashingiye ku gikorwa cy'umuntu icyo ari cyo cyose, ahubwo rishingiye ku murimo wo gucungurwa wabereye i Karuvali ku musaraba. Amen. Bose rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ariko nkanasuhuza bene data aho bari hose mu Rwanda, by'umwihariko abari mu mpande z'uyu mujyi wa Kigali, aho bari hirya no hino muri uyu mujyi wa Kigali, bose turabasuhuje cyane kugira ngo bakomeze kugubwa neza, bishimira ibyiza twaboneye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe, ni niyo gushimwa iteka. Byonyine no kuba yatanze uyu munsi, abantu bakabona bakora ibyo babasha gukora bikagenda, bakababona burira bugacya, n'ubundi ni ku bushake bwayo. Imana yagennye uko ibihe bihora bisimburana, n'uyu munsi uko yabigennye uhereye ku gihe kiremwa niko bikimeze. Yashyizeho amanywa azajya asimburana nijoro, n'uyu munsi turacyabona ariko bigenda. Iyo rero niyo Mana ikwiriye gushimwa iteka ryose, ariko ikiruta byose
nanone nuko mu rukundo rwayo yifuje gucungura umuntu yari yararemye, yego rwose, ariko icyaha kikaba cyari cyamutandukanije nayo, ikifuza kumukiza kugira ngo wa muntu nawe agarukire Imana, amen, yongere abane n'Imana mu mahoro ndetse amahoro y'iteka ryose. Ubwo rero natwe twishimira ko turi bamwe mu bo yagiriye ubwo buntu, ikadukiza itabitewe n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze, amen, ahubwo kubw'imbabazi n'urukundo byayo. Tukaba turi mu isi rero, ariko tuzi neza ko iwacu ari mu ijuru. amen. Numva rero nejejwe cyane no kuba ndi muri ino studio nganira n'abantu ijambo ry'ubutumwa bwiza, Amen. kuko nzi neza ko nta nicyo buri wese akeneye kugira ngo agubwe neza. Byo rwose. Murakoze cyane muvandimwe. Nyine mwari muvuze muti ni ukuganira n'abantu ijambo ry'ubutumwa bwiza. Yego. Nyine ubutumwa bwiza nibwo bubohora abantu. Yego. Nibwo bugarura umuntu ku Mana. Yego. Cyane ko umuntu nyine yatandukanye nayo bishingiye ku gicumuro cya Adamu. Yego. Nubundi kuko ibintu byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana, numva nyine twasangira muvandimwe n'abadukurikiye n'ubundi ijambo ry'Imana. Yego. Nsaba ngo abadukurikiye rwose banabwirane bashyireho urushinge kuri Fine FM 93.1 mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Tugiye kubaganirira ibintu abantu bajyaho impaka ariko ntibanabisobanukirwe. Yego. Tugiye hano mfite Bibiliya ntagatifu, tugiye gusoma mu gice cya 4, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Iki cya 4 cy'uruhe rwandiko? Ni Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'Itangiriro. Twakoze cyane. Yego. Noneho nyine turebe icyo Imana ivuga. Tugiye kurebera hamwe ku byerekeranye Kayini ndetse na Abeli. Yego. Umurongo wa mbere muri Bibiliya ntagatifu avuga ngo umuntu abonana na Eva, umugore we. Eva arasama, abyara Kayini, maze aravuga ati nungutse umuntu nkesha Uhoraho. Kubuheta abyara Abeli murumuna we. Abeli aba umushumba w'amatungo, naho Kayini aba umuhinzi w'ubutaka. Yego. Igihe kirahita, Kayini ashyira Uhoraho amaturo avuye mu myaka y'imirima ye. Yego. Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye, agerekaho n'ibinure byayo. Yego. Uhoraho ashima Abeli n'amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n'amaturo ye. Kayini biramubabaza cyane, maze mu maso he harahinduka, yubika umutwe. Uhoraho abaza Kayini ati urakajwe n'iki? Kayini iki cyatumye uhinduka utyo mu maso? Nugenza neza ntuzubura umutwe se? Naho nutagenza neza itonde, kuko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire. Ariko wowe ugomba kukirusha amaboko. Amen. Amen. Reka some muri Bibiliya yera. Yego. Umutwe w'amagambo nk'uko mwenda yabivuze uravuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwaho. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza
ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Imana ishimwe cyane. dushimiye Imana muvandimwe ko yanatwandikishije ijambo ryayo, yego, kugira ngo nyine rinatumenyeshe mu by'ukuri icyo Imana ishaka, yego, cyane ko nyine abafite agakiza k'amaraso ya ntama w'Imana ari we Kristo Yesu, ni nabo bazi ubwiru bw'ibyahanuwe mu byanditswe, yego, cyane ko nyine tubihishurirwa n'umwuka w'Imana. nibyo. Icyo numvagamo hano gikomeye nuko abantu Imana ibarebera mu migabane ibiri, yego, hakaba ari umugabane wa Kayini, hakaba n'umugabane wa Abeli. muri make ubwo aba bari bahagarariye inyoko muntu yose. Nibyo muvandimwe. Ubwo iyo umuntu atari mu mugabane umwe aba ari mu wundi. Ubwo bivuze ngo ya mazina agiye atandukanye ari hano mu isi, buri wese avuga ngo nduyu n'undi ngo nduyu, ibyo ni ibintu by'abantu. Yego. Naho Imana yo irebera aho hantu habiri gusa. Nibyo. Natinze cyane rero kuri ubu buryo Kayini yajyanye imbere y'Imana ituro, ariko akagawa, ndetse n'ituro rye naryo rikagawa. Yego. Nibajije nyine impamvu nyine ryagawe. Yego. Kuki ubundi ituro rya Kayini ryagawe mu by'ukuri nawe ariko yagawe? Yego. Mu by'ukuri twari turi kugira ngo dukure abantu mu rujijo muvandimwe. Abantu batazi Imana batekereza ko ahari Kayini yaba yarajyanye ibintu yajonjoye, ibyiza akabigumana, noneho ibyasigaye akaba ari ibyo ashyira Imana. Ibyo akaba ariyo byatumye mu by'ukuri agawa, ariko n'ibyo ajyanye nabyo bikagawa imbere y'Imana, ariko ntabwo ariko bimeze. Yego. Kiriya gihe n'ubutaka ahubwo nta nubwo bwari burakarumba kugeza nk'iki gihe turimo. Yego. Nta n'imyaka mu by'ukuri navuga y'injonjori yanabagaho buriya. Ubutaka bwari bugifite kurumbuka cyane, umwimerere, mbese bwari butarangizwa cyane. Uyu munsi bwamaze kwangirika. Yego. Ariko turagira ngo tukure mu rujijo abadukurikiye mu kiganiro ntirikorerwa muvandimwe. Kayini, iyo ibyanditswe byera bivuze ngo yajyanye ituro rivuye mu butaka, ubwo biba bivuze ngo yajyanye imbere y'Imana ikintu kivuye mu mbaraga ze. Yashatse kwemerwa n'Imana bishingiye ku byo we yakoze, kuko ibyanditswe biravuga ngo umuntu wa mbere yari uw'ubutaka, yakomotse mu butaka. Ubwo bivuze ko Kayini yajyanye ituro ryo mu butaka cyangwa ikintu kivuye mu mbaraga ze akishingikiriza ashaka kwemerwa imbere y'Imana. Ubwo yaragawe rero, n'ibyo ajyanye nabyo biragawe. Ariko se kuki ubundi Imana mu by'ukuri idashobora kwemera umuntu bishingiye ku bikorwa bye? Nk'uko abadukurikira kandi bakomeje no kudukurikira mu kiganiro ntirikorerwa bamaze kubimenyera, bishingiye ku kuba umuntu yarigometse ku Mana kandi akitandukanya nayo. Ubwo umuntu yari yangiritse ku rwego rukabije, ku buryo nta kintu yajyaga gukora ngo Imana imwemere. Ubwo niyo mpamvu Imana yamugaye, ariko ikamugayana n'ibye byose aho biva bikagera. Niyo mpamvu Imana nyine imaze kuvuga ko idashobora kwemera umuntu bishingiye ku bikorwa bye, ubwo yari yamuciye, ntabwo yashoboraga kugaruka imbere yayo n'ubundi ngo ibe yamwemera bishingiye ku mirimo ye. Muvandimwe rero, niyo mpamvu mu kiganiro ntirikorerwa dukomeza dusangiza abakunzi bacu nanone icyahesha umuntu kwemerwa imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nshimiye Imana cyane ku bw'irihishurirwa ibitanze. Mu by'ukuri aya ni amagambo abantu bakoresha batwara abandi amafaranga. Nibyo. Iyo hanze habasobanura ibya Kayini na Abeli, usanga bagaragaza ko nk'uko wagiye ubivuga, Kayini yaba yaratanze hari ibintu bisuzuguritse, yaba yaratanze si ibintu bikeya, bakakubwira ati wihitamo inoti ya 500 kandi ufite ya 5, tangi ya 5 nibwo uzabutanze ituro rya Abeli, nutangiye 500 urabutanze irya Kayini. Ati niryo ritemewe. Mbese abantu badafite iryo hishurirwa Imana ibitanga, bafite nabibindi bahishurirwa. Ariko Imana ishimwe ko yatanze uyu mwanya kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kubashe guhishurwa nanone biciye mu ijambo ry'Imana. Amen. Ikigaragara nk'uko bivuze,
Kayini yatanze imbuto z'ubutaka Yego. cyangwa se imirimo y'umuntu kubera ko umuntu yaremwe mu gitaka nk'uko wagiye ubisobanura. Nibyo. Ariko Abeli nanone abihawe n'Imana, abishuriwe n'Imana, ahishurirwa ko nanone icyo Imana ishaka ari amaraso. Nibyo. Bibiliya iravuga ngo amaraso atavuye ntihariho kubabarirwa ibyaha. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko kubera ko Kayini na Abeli bakomoka kuri Adamu ndetse na Eva bagomeye Imana, bakaba nabo baravutse baragomye, ntibyashobokaga ko Kayini agira ikintu akorera Imana ngo Imana icyemere. Yego rwose. Ahubwo icyagombaga kubanza ni uko abanza akemerwa n'Imana, akajya yanagira icyo akorera Imana. Sibyo? Kandi kwemerwa n'Imana ntibishoboka kuri wa muntu wavutse ari umunyabyaha hatabanje kubaho ubwiyunge. Yego. Sibyo? Kandi ubwiyunge nabwo ntibushoboka hatabanje kuboneka iki? Igitambo. Nibyo. Sibyo? Bivuze ngo Abeli rero we kwemerwa nuko igitambo cyabanje kuboneka. Sibyo? Kuvuga ngo yatanze uburiza bw'umukumbi, yatanze itungo rikuru mu matungo yari afite. Yego rwose. Bivuze ko yatanze igitambo, noneho igitambo gihongerera ibyaha bye. Yego rwose. Abera aremerwa. Sibyo? Nibyo muvana. Ariko biciye ko habonetse ikibanza gupfa mu cyimbo cye. Sibyo? Buri wese rero kugira ngo yemerwe n'Imana nuko hagomba kubanza hakaboneka icyungo hagati ye n'Imana, ubwiyunge hagati ye n'Imana. Kandi ubwo bwiyunge nta handi buturuka ni mu gitambo. Yego rwose. Ariko Imana ishimwe ko uyu Abeli nanone yahishuriwe Kristo uzaza akabera abari mu isi bose igitambo. Igitambo gikuraho ibyaha, kikunga abantu n'Imana. Ngiki kintu Imana ishaka ku muntu. Ntabwo Imana ikeneye ku muntu ari uko ayiha ibye, ntabwo ari uko ayiha amafaranga. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga, ahubwo Imana ikeneye ko umuntu yizera Yesu Kristo, bityo muri Kristo umuntu akiyunga n'Imana, bityo akajya yakwemerwa n'Imana. Sibyo? Akaba intungane imbere y'Imana cyangwa se umukiranutsi imbere y'Imana, bityo n'ibyo yagiye yakora nabyo bikajya byakwemerwa n'Imana, ariko niwe wabanje kwemerwa imbere y'Imana. Ubwo nshatse kuvuga ko iyi nzira y'Abeli niyo nzira y'abakiranutsi bose aho bava bakagera. Ni inzira yo kwizera Yesu Kristo, wowe wamennye amaraso. Kandi nituvuga uburiza nanone bw'umukumbi, twibuke ko Yesu yari umwana w'intama w'Imana. Twibuke ko ari we mfura muri bene se benshi. Nituvuga uburiza tukavuga imfura, twumve Yesu. Sibyo? Uyu munsi cy'Imana ishaka ko abantu bayishyira ni ukuyereka Yesu, ni ukwereka ko wizeye nde? Yesu Kristo ari we uburiza bwashushanyaga, ari we mfura muri bene se benshi, ari we ntama w'Imana. Yohana yahanuye avuga ngo dore nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ubwo yaramubonye atambuka. Bityo nawe wakwizera Yesu wagukuyeho ibyaha byawe byose ukemerwa n'Imana. Amasengesho rero yawe, reka mvuge ko ni ririya turo ryande rya Kayini. Amasengesho Freddy nibyo ni rya Kayini. Kuririmba kwawe muri korari reka ngite ituro rya Kayini. Sibyo? Gutanga icya 10 ndetse n'amaturo ashyitse, reka mvuge ngo ni ituro ryande rya Kayini. Ibyo byose nta kimana ibyitayeho. Icyo Imana ishaka nuko umuntu yizera nde? Yesu Kristo, akabaciye mu nzira yande y'Abeli, akemerwa n'Imana binyuze mu kubabarirwa ibyaha bye byose. Sibyo? Hanyuma akishimirwa n'Imana bidaciye mu mbaraga ze, biciye kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Akaba mu isi yarababariwe, yaremewe, azi neza ko iwaba ari he? Ari mu ijuru. Sibyo? Ariko nanone no mu gihe atarajya mu ijuru akaba abanye n'Imana amahoro. Imana ishimwe cyane. Muvandimwe, nyine dukomeje gushimira Imana. Yego. Mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, nyine tuniringiye ko inshuti zacu zidukurikiye zikomeje gusobanukirwa. Yego. Nyine igihesha umuntu kwemerwa imbere y'Imana. Yego. Buriya muvandimwe uza kugira nk'amahirwe ugahura na Abeli. Yego. Ukamubaza ati se muvandimwe Abeli, ndiho ndabona ujyanye itura imbere y'Imana, ujyanye igitambo. Yego. Ariko se ubu ngubu
ubona mu by'ukuri iki gitambo ujyanye cyaguhesha kwemerwa imbere y'Imana. Yari kukubwira ati rero muvandimwe Mire, iki gitambo njyanye gishushanya wa wundi Imana yabwiye mama. Yego. Adamu na Eva bamaze gutandukana n'Imana, Yego. Imana ibahana yabwiye Satani cyangwa se wari mu ishusho y'inzoka, iramubwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore Yego. hazavamo uzagukandagirana umutwe nawe ukamukomeretsa agatsinsino. Iyo havuzwe urubyaro haba hari kuvuga umwe ari we Kristo Yesu. Ubwo Abeli yari kukubwira ati iki gitambo njyanye gishushanya Kristo Yesu, we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Cyane ko icyo gitambo yajyanye cyari gifite ubushobozi bwo gukuraho umuntu ibyaha mu gihe kingana n'umwaka umwe, ariko bitanakuwe ahubwo byaratwikirwaga bikazajya bihora n'ubundi byibutswa. Niyo mpamvu hari hakenewe igitambo gikuraho umuntu urubanza mu gihe kingana n'iteka ryose. Ni Kristo Yesu rero Abeli yabonye amuhishuriwe, mu by'ukuri akurwaho urubanza imbere y'Imana. Iryo turo yajyanye ryashushanyaga Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu niwe turo rishyitse. Yego. Mwari muri kuvuga uburyo abesikoro babeshya abandi ngo zana 1000 cyangwa 5, zana ituro rishyitse imbere y'Imana. Ariko twagira ngo tubwire inshuti zacu zidukurikiye mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa ko uzashaka kujyanira Imana ituro azayishyire Kristo Yesu, kuko niwe turo rishyitse wenyine. Ikindi cyose wazana imbere y'Imana wagawa rwose. Imana ishimwe cyane. Nibutsa abakunzi b'ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa ko nanone tuza kubaha umwanya na tugasangira ibitekerezo, mukatwunganira tukabunganira, mbese mukisanga mu kiganiro. Ikiganiro ni icyacu, ikiganiro ni icyanyu. Ubwo rero mu mwanya uza kuza mwitegure, mushyiremo amayinite ku batari bayashyizemo. Turabaho umurongo muza kuduhamagaraho kugira ngo dusangire ijambo, dusangire ibitekerezo, mutubwire namwe uko mubyumva. Abahishuriwe badusangiza ibyishimo bafite byo guhishurirwa Yesu Kristo. Ariko n'ufite ikibazo utari wahishurirwa nawe abaze kugira ngo abashe kurushaho gusobanukirwa. Nshimira Imana rero ko nanjye yampishuriye ituro rya Abeli, ikampishurira ko ryashushanyaga Kristo uzaza agahindukira abari mu isi igitambo gikuraho ibyaha. Nkaba nanjye naramaze kumwizera, nkababarirwa ibyaha byanjye byose kubwe. Nkaba ndi mu isi nzi neza ko nemewe n'Imana, nkaba ndi mu isi nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Nkaba kubaho ari Kristo, ariko nzi neza ko no gupfa ari inyungu. Ubwo rero umurongo abadukurikiye bari buduhamagareho ni 07 8 4 42 57. Ndawusubiramo, ni 07 8 4 42 57. Ubwo rero wakurikiye ikiganiro akaba yumvishe ituro rya Abeli, ari naryo ryatumye yemerwa n'Imana. Ni karibu kugira ngo nawe adusangize ibyishimo yaba yagize, abikesha nawe kwakira iryo turo no kuritura Imana, ariko no kutunga umutima umubwira ko yababariwe, umutima umubwira ko yemewe n'Imana, umutima umubwira ko nta kibazo afitanye n'Imana. Waba yumva nanone hari ibyo atari gusobanukirwa neza, yaduhamagara nanone akabaza, natwe turahari kugira ngo tubashe kumusobanurira, arushaho gusobanukirwa, agubwe neza, abikesha Yesu Kristo watwunze n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nibyo muvandimwe. Yego. Bataraduhamagara niba ntawe uri yego komeza. Yego. Hano ku murongo wa 7. Yego. Imana yari iri kubwira Kayini ati ariko si wowe nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Yego. Ariko nanone abadukurikiye mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa bakwiye nanone gusobanukirwa ibyiza Imana yabwiraga Kayini ibyo ari byo. Urakoze. Imana iri kubwira Kayini ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Nibutse kwa kuntu Yesu Kristo
abafarisayo bamubazaga ngo dukore imirimo y'Imana ki yego kugira ngo tujye mu bwami bw'Imana arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye nibyo gukora ibyiza ukemerwa nta kundi nuko wizera umurimo wakorewe Karuvari ku musaraba yego ari wowe ukorewe nibyo kuko urupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo byabaye icyungo kitwunga n'Imana byadukiranuye n'Imana bidukuraho urubanza imbere yayo mu gihe kingana n'iteka ryose ayo magambo uvuze ari muri Yohana 6:28 na 29 wayashaka nawe yaza kuyareba nibyo muvandimwe ubwo rero urumva ko nta kindi Imana ishaka cy'umuntu yego kuko twabonye ko byose yabigaye ishaka kwemera umuntu bishingiye ku cyo Yesu Kristo yakoze ariko urumva nukora ibyiza nyamara bigavuga ngo ntawe ukora ibyiza urumva rero ko ibyiza Imana ibivuga koko ntago ari ibyakorwa n'umuntu ahubwo no kwizera ibyakozwe nande na Yesu Kristo sibyo bivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ubwo byumvikane ko mu mikorere ya muntu nta byiza birimo yatura Imana kugira ngo Imana imwemere Imana ivuga ko umuntu akwiye gukora ibyiza nta bindi no kwizera ibyo Yesu yakoze akaba ari byo umuntu amurikira Imana umuntu akemerwa n'Imana biciye kuri Yesu Kristo narimo yavuze ngo ni ngiye nyine nzira ni nanjye kuri ni nanjye bugingo ntawajya kwa data atari nge umujyanye urumva rero ko nta kintu umuntu yifitemo cyamuhuza n'Imana ahubwo icyiza ni cyakozwe nande na Yesu Kristo umuntu nicyo yizera Imana ikamwemera agakurwaho urubanza akabana n'Imana amahoro kandi mu buryo bw'iteka ryose nimero rero najya noneho nazisubiramo kugira ngo uri hafi ya telefone aduhamagare ni 0784 42 57 0784 ikurikirana 42 57 twiteguye kubakira twiteguye gusangira namwe ibitekerezo ikiganiro nta kindi ni ijuru ntirikorerwa reka nakira uyuhamagaye Fine FM allo amahoro meza yego nitwa Nshimiyimana Eric turi kukumva ariko ngera ijwi Eric nitwa Nshimiyimana Eric yego abantuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro yego umujyana nkabaneranira mu Karenge cyane yego nanjye ndashima Imana kuko nanjye nabaye mu cyana bitavuye mu byo nkora yego ndashima Imana ko navuye mu mubare w'abantu bavugaga ko Yesu yabatunga ariko bakaba batarakize yego ishimwe rikomeye cyane kandi ko namenye ituro rya Abeli yego gusa ndishimye cyane ko iki kiganiro kiriho nimaze iminsi mike nkimenye yego ariko byanteye imbaraga cyane nkagenda nshishikariza n'abandi bantu kucyumva iyo duhura yego biza nyine kugira ngo babashe kurushaho kugenda sobanukirwa yego rwose ko abantu benshi nyine bazi ko ubugingo buhoraho babubona bivuye mu byo bakora kandi baranarushye mu bigaragara bararushye kuko baranabikwibwira kuko hari ikibazo umuntu avuga ati ubamura ati ufite ubugingo buhora ihoyati kandi ndi n'umunyabyaha ariko nyine nk'uko ababivuze n'ibyo ababikwemereye muri make iki kiganiro kirafasha cyane nacyo kiba nk'undi mutangabuhamya nyine ugenda ufasha abantu gusobanukirwa inzira y'ubugingo yego rwose muri make ubutumwa bwiza bukomeje kwamamara kandi kuko mbere nanjye nari ndi umuntu ukataje ntasobanukirwa nyine inzira y'ubugingo yemaze umwaka umwe nkijijwe umwaka
maze umwaka umwe nyijijwe ndashimira bene data Imana yanyujijemo kaza batanga ubutumwa bwiza yego rero nababwira yuko ijuru ridakorerwa kandi umuntu warikoreye n'umwe ni Kristo yego umuntu yari yavuze ko agiye kurikorera abisobanuye ko agiye guhakana Kristo nibyo nyine abantu babaye abantu Kristo ariko mu buryo nyine batazi nibyo kuko iyo umuntu yavuze ngo hari icyo agomba gukora kugira ngo abone ubugingo buhoraho kandi hari umuntu waje akaba igitambo yego avuze yuko nta gitambo cyabayeho kandi iki ijambo ry'Imana rivuga ko ngo uzakerensa amaraso y'isezerano utanga ubugingo nyine umuriro nyine wibiteye ku muriro yego muri make Imana ishimwe cyane ndi no gusoza mara n'abandi bavandimwe yego ubugingo buhoraho ni impano y'ubuntu ifite Imana n'ijambo ry'Imana rivuga murakoze cyane yego rwose abandi bavandimwe bose tugushimiye Imana Eric gubwa neza muri Kristo Yesu tugushimiye Imana gubwa neza muri Kristo Yesu yego murakoze cyane amahoro y'Imana yego n'abandi kandi ni karibu telefone ni yayindi ni 0784 42 57 twiteguye kubakira kubunganira ariko twiteguye no kwakira inyunganizi zanyu nibyo cyane nkuko Eric amaze gutanga inyunganizi guhamagara rero telefone irafunguye dusangira umunezero w'agakiza amen ni inkuru nziza y'umukiro katwakire n'uyu yego Fine FM allo mwiriwe neza mwiriwe muravugana na Manishimwe yego Manishimwe uherereye muri icyo kiganiro cyitwa ngo ijuru ntirikorerwa yego ikintu kinshimishijemo n'ubutumwa numvishe bwo gutsindishirizwa nanjye nigeze kubwigaho kandi nta nibwo ndi kwiga uherereye Manishi kerereye Musanze turakumva neza cyane numvishe nuko kwakira imbabazi z'Imana ariko ku byago bwa kabiri yego habonekamo ko umunyabyaha atendwa n'ibyaha bye yego ndetse ubwo niho imbabazi za Kristo zibonekera yego ariko hari isomo riri muri Yohana rivuga ngo icazanye ubu ni ukugira ngo imirimo ya Satani ishiremo umuntu yego ariko se none ni ukubera iki nyine usanga warakira imbabazi z'Imana warababariye ibyaha ndetse nyuma ukisanga waguye mu kosa ryo gukora icyaha utabigambiriye Manishi wamaze se nawe kwakira izo mbabazi yego niba warakira izo mbabazi rero Bibiri tubwira ko ubuntu bw'Imana ari bwo butwigisha kureka kutubaha Imana ndetse n'ibindi byose ubwo rero nkavuga nti humura ubuntu bw'Imana bwifitemo imbaraga zo kuguhindura niba koko warizeye Yesu Kristo ukaba ufite umutima utagucira urubanza rwo kurimbuka ibindi ni umurimo w'ubuntu bw'Imana mu mutima wawe navuga ngo rero hari icyizere gikomeye cyuko iryo vuko rishya ryazanye n'imbaraga zaryo mu mutima wawe n'ibyo utari wabona uzabibona dufite Imana icyizere cyuko yatanze Yesu ariko ikamutangana n'ibindi byose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga Petero avuga yaravuze ngo ibyangombwa byose biza n'ubugingo ndetse no kubaha Imana twabiherewe muri Kristo Yesu amen hari irindi somo rero kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ijuru ntirikorerwa nibyo tuzi yuko uwarikoreye ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ari Kristo yego ariko yaravuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye uwo mwete ni mwete ki yadusabye kugira urakoze cyane kunyura mu irembo rifunganye no kwizera ubutumwa bwiza nibyo rwose yego kubera ko abantu benshi bafite umwete ariko wo guca mu irembo rigari nibyo aribo bari muri ya mirimo ya Kayini twakomeje gusobanura urabona ko abantu bari mu nzira yo gukorera ijuru ngo bazarihabwe biciye mu mbaraga zabo ni benshi cyane ko no kurwanya Imana iyo niyo nzira y'igihogere ariko ijambo rikatubwira ngo tugire umwete noneho guca mu irembo rifunganye iryo rembo rifunganye rero ni ukwizera Yesu Kristo
ukaba mu isi warababariye ibyaha byawe byose waratsindishirijwe Amen. imbere y'Imana ku bwa Yesu Kristo. Urakoze cyane, Imana ishimwe mu Ruhengeri, udusuhurize abo mu Ruhengeri. Imana ishimwe, tumushimiye Imana. Tuzishimira no gukomeza kuvugana nawe. Nibyo tuzakomeza kuvugana. Turizera ko na nyuma y'ibiganiro nimero twayibonye abantu bamuhamagara. Nibyo cyane rwose. Tugakomeza kumuganiriza n'ibindi yibaza, urumva yaragifite ibibazo byinshi nabyo akabasha kubisubizwa. Abakunzi ba Fine FM ariko cyane cyane abakunzi b'ikiganiro ijoro ntirikorerwa, yego rwose, nimero muduhamagaraho ni 0784 42 57. Ikiganiro cyo ni cya kindi, ni ijoro ntirikorerwa. Yego, turasobanura uburyo Imana yatanze ijuru ikariha abantu ku buntu, ariko biciye muri Kristo Yesu. Amen. Nibyo muvandimwe, nyine abadukurikiye mu kiganiro ijoro ntirikorerwa, yego, bakwiye gukomeza kubyumva neza ko iyo umuntu yizeye ko urupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo byamukuyeho urubanza bavutse ubwa kabiri. Yego rwose. Kuko Kristo Yesu yahindutse icyaha ku bwacu twese, nta cyaha yigeze akora kugira ngo natwe kubwe tube intungane imbere y'Imana. Ubundi gutsindishirizwa bivuze kugirwa intungane imbere y'Imana. Ubwo rero uvutse ubwa kabiri, na Mana ishimwe akomeze kubyumva neza, ikiba gisigaye ni imibanire y'umwana n'umubyeyi, ishobora kuba myiza cyangwa ikaba mibi. Gusa icyo twifurizanya twese ni uko imibanire yacu na Data yaba myiza. Ubwo rero ikigira umuntu umwana w'Imana si imibanire ye nayo, ahubwo nuko yamubyaye ubwa kangahe? Bwa kabiri, biciye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Gusa yatubwiye ngo yize isomo ryo gutsindishirizwa n'ubuntu. Niba bamukurikiye neza njye namukurikiye. Yabivuze. Nanone nenda kuza kumubwira ko ntago ibi ngibi biva mu kwiga. Nibyo ahubwo no guhishurirwa. Ushobora kwiga ukagira ubumenyi mu mutwe, ariko biravuga ngo kuko umutima, mu Baroma 10:10, kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Bivuze ngo birashoboka ko uwo murimo utari wanakorekera mu mutima we, akaba ariyo mpamvu abona nta mpinduka ziri ku buzima bwe. Ariko mu by'ukuri nibiva mu mutwe ahubwo bikaba mu mutima, agakurwamo urubanza, akakira Roho Mutagatifu uva ku Mana, nta gushidikanya ko n'imirimo ya Roho Mutagatifu itazabura kugaragarira mu buzima bwe bwose. Nibyo muvandimwe. Nimero rero kuba dukurikiye ni 0784 42 57. Twanze kwiharira ijambo, ikiganiro ni cya kindi, ni ijuru ntirikorerwa. Turasobanura uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu biciye kuri Kristo Yesu. Amen. Ahandi mu ba Galatiya mu gice cya 2 umurongo wa 21, yego, Pawulo aravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Yego rwose. Ngo kuko iyaba gukiranuka byaheshwaga n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo Yesu yaba yarapfiriye ubusa. Muri Bibiliya ntagatifu bavuga ngo yaba yarapfiriye akamamo. Yego rwose. Ubwo binavuze ko iyo umuntu ashaka kwitsindishiriza binyuze mu byo akora, ubwo ni icyo bari kuvuga. Abari kuvuga ko Yesu yapfiriye ubusa, ko we yari kubasha gukiranuka kubwe bigakunda. Nkanavuga ngo nicyo cyaha gikomeye abantu bazazira, no gupfobya urupfu rwa Yesu Kristo, na nicyo birita gutuka umwuka wera. Ariko twabwira abantu rwose kwihana bagahindukira, bakizera Yesu Kristo, bakabarirwa ibyaha byabo ku bwa Yesu Kristo, bakemera intege nke zabo, bakemera insinzi y'undi ya Yesu Kristo, noneho akaba ari we ubageza ku Mana, bagashyitsa umutima mu gitereko. Cyane ko nta muntu n'umwe ukorera ijuru ugira amahoro mu mutima. Ntayo pe. Kuko akomeza kumva ari umunyabyaha igihe cyose. Nta muntu n'umwe amategeko yagira umukiranutsi imbere y'Imana. Ahubwo umuntu ushingikije ku mategeko buri gihe ahora amwereka ko ari iki, ko ari umunyabyaha. Cyane ko Bibiliya nikivuga mu Baroma n'ubundi 19:20 avuga ngo ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, ngo kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere yayo. Ngo kubera ko imbere yayo ari nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Urumva rero ko nta muntu ushobora gutuza yumve ko nta kibazo afitanye n'Imana mu gihe ari kwishingikiriza ku mategeko. Ahubwo umuntu agubwa neza iyo amaze kwizera
Yesu Kristo akemera ko ari we wenyine wamukiranuye n'Imana. Aho niho atunga umutima utamucira urubanza, niho atunga umutima utamurega ikibi, niho atunga umutima umubwira ko ari umwana w'Imana, ko iwaba ari mu ijuru, akaba ari mu isi azi neza ko iwaba ari mu ijuru. Naho ubundi niyo waririmba muri korali 3 zitandukanye, hari abajya babishobora niyo wasenga 3, niyo wasenga 7, niyo wasenga 40, iyo ni imirimo ya Kayini idashobora gutuma wemerwa n'Imana. N'ubundi yarangiza wumva ukiri iki, ukiri umunyabyaha. Ariko uyu mugoroba uramutse wivuyeho ukareka kwishingikiriza ku mbaraga zawe no ku bikorwa byawe, ukizera icyo Yesu Kristo yagukoreye, nawe watunga umutima ukubwira ko wababariwe. Hari umuririmbyi uvuga ngo umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, ngo negereye umwami Yesu ndirimbana umunezero. Nawe rero uyu munsi umutima wawe waririmba ko wabohowe rwose, nicyo tukwifuriza. Niyo mpamvu turi hano, turabategereje kandi kuri ya telefone twabahaye 0784 42 57 kugira ngo dusangire ibitekerezo. Imana ishimwe. Nibyo muvandimwe, nibutse wa murongo uri muri Yuda 1:11. Yego, aravuga ngo hazabona ishyano abantu banyura mu nzira ya Kayini rwose. Muri Bibiliya ntagatifu aravuga ngo bariyimbire cyangwa baricukurire. Yego, inzira yo gushaka kwemerwa n'Imana bishingiye ku byo umuntu yakoze, nyine Imana iri kuburira abantu ngo babicukurira, kubera ko iyo nzira ni ubwigomeke imbere y'Imana. Ariko muvandimwe, buriya iriya nzira ya Kayini yo gushaka kwemerwa n'Imana bishingiye ku byo umuntu yakoze, ni nabyo bituma burya abantu babeshya abandi. Ni nabyo bituma mbese bimera nk'aho ari ukubyaza abantu umusaruro, kuko ngo iyo umuntu aciye muri iyo nzira, niko muri ruriya rwandiko rwa Yuda bavuze ngo arahomboka akirukanka ngo akagwa mu cyaha cya Balamu, agahita yibera umuhanuzi w'ibinyoma. Ubwo bivuze ko umuntu wese ubwira abandi ko umuntu yajya mu ijuru yarikoreye n'umuhanuzi w'ibinyoma, ubwo mu by'ukuri kimugenza no gushakisha uburyo yacyuza abantu twabo gusa, nta kindi kintu abashaka. Ariko nanavuga ngo baravuga ngo arirukanka n'ubundi akagwa mu bugome bwa Kora. Nibyo ikintu kibaho nuko atangira kurwanira icyubahiro. Abantu bakajya mu marushanwa, ati runaka yaguze imodoka nziza, yubatse inzu nziza, yaguze ibi na biriya, akaba ari byo abantu biberamo. Ariko mu by'ukuri iyo ntabwo ari yo nzira Imana yageneye abari mu isi. Imana yagennye ko nyine mu by'ukuri abantu bemerwa nayo, ariko bidashingiye ku bikorwa byabo, ahubwo bishingiye ku cyo Yesu Kristo yakoze. Nk'uko bivuze mwene data, reka twakire uyu muntu. Fine FM, allo? Ongera ijwi. Allo? Oui, turakumva ariko ongera ijwi. Nitwa Theogene. Yego Theo. Ndi Bugesera. Yego. None umurongo wa Bibiliya uvuga ngo uherekera ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Yego. Kandi intwara ntizibugishamo imbaraga. Yego. Ngaho nawe ni mu dusobanuro byo gutwaranirwa nuko intwara zibugishamo imbaraga n'ibijuru bidakorerwa. Theogene. Yagiye ariko n'ubundi ari ku murongo arakomeye. Nibyo, ariko tumushimiye Imana. Nibyo cyane. N'ubushize iki kibazo hari umuntu wakibajije, ariko we yatubajije turi gusoza, na nyuma ntiyongeye kugira ngo dukomeze wenda mu gikari. Ariko Imana ishimwe ko Theo abaye nk'umubarije. Nibyo ni cyiza cyane. Theo, urakoze kubaza iki kibazo, ariko ayo magambo uvuze ari ahantu habiri mu butumwa bwiza. Freddy katuhabasomera Matayo 11 umurongo wa 11 n'uwa 12. Yego, Matayo 11. Yego, umurongo ni 11 na 12. Ni ijambo rikunda rigora abantu cyane. Umurongo wa 11, hera ku wa 12 usome n'uwa 13. Mfite Bibiliya ntagatifu. Uwa 12 uravuga ngo guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu ingoma y'ijuru iraharanirwa, abibyihare nibo bayikukana. Ni uko abahanuzi bose
kimwe n'amategeko bavuze kugeza kuri Yohani. Urakoze cyane. Soma no muri Luka Yego. 16 umurongo wa 16 n'ubundi. Luka 16 umurongo wa umurongo wa 16. Abavandimwe bombi babyanditseho. Yego rwose. Umurongo wa 16 uragira uti amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza kuri Yohani. Kuva ubwo ingoma y'Imana iramamazwa kandi umuntu wese arwanira kuyinjiramo. Urakoze cyane. Muri Bibiliya yera. Yego. Ngenda soma gusa muri Luka. Luka 16 umurongo wa 16 aravuga ngo amategeko n'abahanuzi yego byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe umuntu wese arabutwaranira. Ayo n'amagambo meza agaragaza ko habayeho impinduka, habayeho guhinduka kw'isezerano. Yego. Abantu bakwiye ndetse kuva mu rya mbere bagasingira irya kabiri. Nibyo Abantu bakwiye kumenya irya mbere icyo ryavugaga, ariko n'irya kabiri icyo rivuga. Nibyo rwose. Noneho bakava mu bya mbere bakakira ibya kabiri. Batubwiye ko mw'aya magambo amategeko n'abahanuzi, sibyo? Yego. Byabayeho, byakoze kugeza ku gihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe nibwo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe. Amen. Umuntu wese nibwo akwiriye nyine kugira gute gutwaranira, sibyo? Ubutumwa bwiza rero n'ubu turi kubabwira. Mu yandi magambo abantu barikiraho kwishingikiriza ku mategeko. Kubera ko amategeko umurimo wayo wagarukiye kuri Yohana umubatizi. N'abahanuzi nabo bahanuye kugeza kuri nde? Kuri Yohana umubatizi. Mu yandi magambo ingoma y'amategeko n'ingoma y'abahanuzi yagarukiye kuri Yohana. Nyuma yaho hatangiye kubwirizwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nibwo umuntu wese akwiriye gushishikarira, nibwo umuntu wese akwiriye gutwaranira. Natwe ubu turi gutwaranira kubuvuga, nawe twaranira kubwizera. Nibyo muvandimwe. Numara no kubwizera nawe utwaranire kubuvuga. Mbese abantu bave mu bya mbere basingire ibya kabiri. Aya magambo nicyo ashatse kuvuga, sibyo? Ni ukugaragaza ko habayeho impinduka. Abantu be kuguma mu bya kera, be kuguma mu by'ubuhanuzi. Abahanuzi bose nta kindi bahanuraga nde? Yesu Kristo. Amategeko nta kindi yavugaga yashushanyaga nde? Yesu Kristo. Ubwo Kristo yamaze kuboneka, abantu none icyo bakwiriye kubwirwa nicyo Yesu yagize ute? Yakoze kugira ngo bagire ute? Bizere Yesu. Bareke iby'ubuhanuzi, bareke iby'amategeko, ahubwo bizere nde? Yesu Kristo. Bagirwe intungane ku bwande? Ku bwa Yesu Kristo. Ngira ngo hari tewo twaba tumusubije. Nibyo. Yego. Icyo twanamwongereraho muvandimwe. Yego. Cyane tugarutse muri Matayo nyine kuri uriya murongo wa 12. Yego. Ngo guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu ingoma y'ijuru iraharanirwa, ibyihare nibyo nibo bayikukana. Ariko nanone abantu bakwiye kumvamo Kristo Yesu muri uyu murongo. Kuruta kwiyumvamo bo ubwabo, kubera ko Kristo Yesu ubwo yazaga mu isi yaraje gukora ibyananiye umuntu. Reka mvuga ngo niwe wabaye ikihari. Yego. Kuko yatsindiye aho twebwe twagize gute? Aho twatsindiwe, kugira ngo intsinzi ye umwizeye ayegukane abari nawe utwaraniye ubutumwa bwiza. Ubwo rero n'ubundi umushuti wacu twamubwira ko aya magambo n'ubundi avuga Kristo Yesu. Kuko ari kuvuga ngo uhereye kugera ku gihe cya Yohana umubatizi. Yohana yari integuza ya Kristo Yesu. Ubwo Yohana yabwiraga abantu ko hari ugiye kuza nk'umucunguzi w'abari mu isi, niwe uzakora ibishimwa n'Imana, umuntu akemerwa n'Imana bishingiye ku byo we yakoze. Niyo mpamvu yavuze ngo haraza undi inyuma yanjye abari we muzizera. Nibyo rwose. Imana ishimwe cyane ku kibazo Theo yarabajije. Cyari ikibazo cyiza, nizera ko yasubijwe kandi ko yasobanukiwe. Hanyuma n'abandi turabategereje ni 0784 42 57. Ikiganiro ni cya kindi, ni ijuru ntirikorerwa. Impamvu ridakorerwa dukomeza kuyisobanura, nuko twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Tuba turi gushimangira umurimo Yesu Kristo yakoze
uruta ikindi kintu cyose umuntu yabasha gukora. Icyo wakora cyose n'umwete wawe wose n'amarira adashira ntabwo byabasha gukuraho ibyaha. Reka twitabe n'uyu Fine FM. Alo, yahise agenda yagiye. Navugaga ko ibyo umuntu yakora byose n'umwete we wose n'agahinda gasaze n'amarira. Reka twakire n'undi Fine FM. Alo, muraho neza? Muraho. Nitwa Theoneste. Yego, muherereye Theo? Nakurikiranye ikiganiro cyanyu. Muherereye? Ndi Kinyinya. Murakoze cyane. Nashaka kubaza muteranira hehe? Turaza kugusubiza nimero zawe turaziruzi ziherwa na 46. Turaza kuguhamagara nyuma tukurangire bitewe n'ahantu uherereye tukumenyesha aho wabasha guteranira kandi urakoze cyane guhamagara. Nsaho murakoze cyane. Urakoze. Fine FM. Alo, yagiye. Oya, ariho. Fine FM. Alo, 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 Fine FM. Ntacyo arongera. We yabazaga gusa ibijyanye n'amateraniro. Turaza kumufasha. Yego. Mu gikari. Yagarutse warugiye. Fine FM. Alo. Alo. Turakumva neza, muri bande muherereye he? Yitwa Mazimaka Kariste. Kariste wacu uherereye he? Hano mu karere ka Kamonyi, murenge wa Rugarika. Okay. Wifuzaga munsobanurire. Yego. Muri Yobu 28:28. Yego. Ko havuze ngo mwana w'umuntu dore kuba Uwiteka nibwo bwenge. Yego. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka, nkaba numva muri inyuma yaryo. Murakoze. Yaba wari kugumaho ariko ntacyo n'ubundi nubwo ugiye. Ariko ubwenge Freddy, Bibiliya ivuga ko ubwenge ari iki? Ubwenge ni Kristo Yesu. Urakoze cyane. Ayo n'amagambo dusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 31 birigaragaza ko Kristo yaduhindukiye ubwenge aduhindukira gukiranuka aduhindukira gucungurwa ndetse no kwezwa ngo kwari ukugira ngo uwirata wese yirate Uwiteka. Urumva rero ntabwo rwose turi inyuma y'ijambo ry'Imana. Ahubwo nk'ayo magambo uvuze yo muri Yobu yaba nyine warubashe kuyasobanukirwa. Kristo niwe bwenge buturuka ku Mana. Amen. Nta kundi wakubaha Imana utubashye umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ntabwo imirimo yawe ukora ariyo wagaragaza imbere y'Imana uvuge ko yubashye. Kuko abantu bazaza babwira Kristo ngo twakoze ibi mu izina ryawe. Ariko babwire ngo mumve imbere mwankozi simbazi nta nubwo nigeze kubamenya. Nyamara bari bazi ko bakoze ibyiza ndetse byinshi. Bigaragaza rero ko kubaha Imana no kubaha umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ubwenge ukabura bubonye kubera ko ubwenge ni Kristo. Ukabona najijutse. Nibyo muvandimwe hariya nyine mu Rwanda rw'Ikorinto igice cya mbere ku murongo wa 30. Nyine haravuga ngo Imana niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Ngo Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, aduhindukirira gukiranuka, aduhindukirira kwezwa ndetse no gucungurwa. Ubundi mwene muntu ntabwo ashobora kubaha Imana ngo bishoboke. Nibyo. Kuko kubaha Imana byakozwe n'umwe ari we Kristo Yesu. Ubwo ngubwo ahubwo inshuti yacu ikintu akwiye kubanza kwitaho cyane ni ukubanza kwemerwa imbere y'Imana bishingiye ku cyo Yesu Kristo yakoze, kuko we ugukijije nyine kurimbuka imbere y'Imana burya aza gutura muri uwo muntu, burya ni nawe ukomeza kubahira Imana muri uwo muntu yakijije. Twakira undi Fine FM. Alo. Alo. Turakumva neza. Ngiriwe neza. Ariko banza mutarabatije. Urinde uherereye hehe? Yahise agenda. Ikibazo kiyabazaga ngo ari kubanza mutarabatijwe. Abantu batekereza ko kubatizwa mu mazi menshi cyangwa makeya ari byo bibahesha kujya hehe, kujya mu ijuru. Ariko reka tubwire abadukurikiranye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, tubabwira ko niyo babatiza mu mazi ashyushye ntabwo byabahesha gukurwaho urubanza rw'ibyaha. Hanyuma tubabwira ko
ibi biganiro byose n'ibindi byinshi byatambutse Yego. babisanga kuri YouTube channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV. Yego rwose. Hariho ibiganiro byinshi. Yego. Byinshi cyane. Yewe n'iki ngiki kiraza kujyaho mu kandi kanya kaza kuza. Yego. N'ibyatambutse mu gihe cyashize byose niho biri. Nibisho. Ubwo rero uwashaka kubikurikirana kugira ngo arusheho gusubizwa n'ibindi yibaza. Hari n'umuntu utabashije kuduhamagara kano kanya. Nyamara hari igihe nakurikira ibiganiro byatambutse aza gusanga ikibazo yari butubaze. Hari n'undi wakibajije cyane ko buryo ibyo abantu bibaza ni bimwe. Sibyo? Bityo aba yanasubirizwamo. Ubwo rero twashikariza abantu gushaka iyo YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, hanyuma bagakurikira ibiganiro bisanzuye. Atari hano muri studio turasiganwa n'amasaha, dusigaranye iminota nk'itatu cyangwa 4, ariko shaka iyo YouTube ubikurikirane wisanzuye. Turakwizeza ko uzahungukira byinshi, ndetse numara kusobanukirwa uzabasha no gusobanurira abandi. Wajya no kuri Facebook page nayo nuko yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, naho ugakurikira ibiganiro, ubuhamya bwa bene data n'izindi nyunganizi z'uburyo butari bumwe. Ikindi turaza komeza kubaha izi nimero zacu. Iyanjye niyi muri guhamagaraho, na Fred ngira ngo araza gutanga iye kugira ngo tunasohotse muri studio mukomeze kuduhamagara, dukomeze gusangira ijambo ry'Imana, cyane ko ari ryo rikiza, niryo ribohora, niryo buri wese akeneye. Ariko turacyafite iminota, umuntu umwe cyangwa babiri twabakira. 0784 42 57. Ikiganiro nta kindi ni Ijuru Ntirikorerwa. Ubwo rero nikaze utwunganire cyangwa se utubaze, turi muri studio ku bwawe. Nibyo muvandimwe. Nyine abadukurikiye biba binagaragara ko bari gukurikirana. Katwakira uyu Fine FM. Alo, turakumva neza. Zamura ijwi. Ongera ijwi. Ndi kuryongera. Nitwa Nyabimana Aisha, ntuye hano Ndera. Yego rwose turakumva. Ariko mba nabakurikiye cyane, n'ukuri Imana ibyo ibaha umugisha. Yego, wakuyemo iki cyangwa wakuyemo iki mw'iki kiganiro Ijuru Ntirikorerwa? Ijuru Ntirikorerwa rero, yewe igihe cyose numvaga ko hari icyo nakora nkemerwa. Yego. Ariko narangije kumenya ko kwemera Kristo biruta kwiyemera ubwanjye n'ibyo nakoze. Yego rwose. Ubwo rero narangije kumenya ko umuhamya ari Kristo, ari umpamiriza imbere y'Imana. Amen. Ubu ijuru nawe uraryicaranye? Rwose nzarijyamo rwose, kuko Kristo yararimpaye. Urakoze cyane. Turaza kuguhamagara dukomeze tuganire mu gikari. Nimero zawe twazibonye, turaza kuvugisha. Urakoze guhamagara. Murakoze cyane. Nawe urakoze. Dufite umunota umwe, katwakira undi muntu. Fine FM. Alo, Fine FM. Alo, alo, alo Fine FM. Alo Fine FM. Alo. Yavuyeho n'iminota yagiye. Yego. Muvandimwe, nyine ubwo inshuti zacu mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa zirakomeza kudukurikirana. Nanjye nabaha nimero. Yego. Nimero zanjye ni 0788 54 15 02. Imana ishimwe. Ubwo abadukurikiranye nyine n'ubundi barakomeza kutuvugisha Yego. no ku bindi bibazo byinshi bafite, Yego. dukomeze kubiganiraho. Yego rwose. Ngo nkavuga ngo n'ubundi iki kiganiro Ijuru Ntirikorerwa nkuko bamaze kubimenyera ni kuwa kane uyu munsi saa 12 kugera saa 1, no ku cyumweru saa 1 kugera saa 2. Tuzishimira gukomeza kubana nabo mu biganiro byose bizakurikira. Imana ishimwe ku bwa byose. Mwakoze cyane. Amen.